bite inshuti zanjye, ni ukuri mumbabarire y'abana nari mpuze biteye ubwoba. Ubwo rero nitwa Christine Nyirahabimana. I need the happy blessed family Rwanda. Mfite n'indi y'icyongereza yitwa the happy blessed family. Iriya yindi mvugaho icyongereza, n'iyi ngiyi mvugaho ikinyarwanda. Nabonye kuri iyi chano hariho abantu bavuga ikinyarwanda n'icyongereza, ni ukuri biranshimisha. Hari igihe nshyiraho amavideo y'icyongereza kugira ngo ndebe abantu mfiteho hano bavuga icyongereza. Ubwo mubishoboye mwajya kuri iriya y'icyongereza, ariko niba nta kibazo bibatera gukomeza mureba izi, kuko ibyinshi ni bimwe, uretse ko mba nahinduye ururimi mba mvuga mu kinyarwanda kuri iyi ngiyi. Iriya yindi mba mvuga icyongereza. Mbere yuko ntangira kuvuga ibyo mubona hano bindi iruhande bimeze ukuntu, najya nshima Imana ko uyu munsi nagiye kureba muganga w'akaboko. Nyine ikibazo nayo mfite mu kaboko k'ibumoso basanze nta kibazo mfite. Baracyabikurikirana bibaza impamvu mbabara, kandi barebye mu mitsi basanga imitsi nta kibazo ifite. Ubwo baracyakurikirana impamvu mfite nk'intege nke muri aka kaboko, ntashobora gufata ibintu biremereye. Ubwo nzajya mbabwira uko byagenze. Bohereje message ku mudokiteri wanjye wa famiye, nshobora kuzajya kumureba ku mpera z'iki cyumweru. Ubwo niwe uzadesida niba nzafata imiti, niba bizagenda bite. Nzakomeza kubwira uko bimeze, ariko byose niba ariko Imana yabishatse. Ndacyashima Imana. Uyu munsi nagiye muri Costco. Ibintu naguzemo inkoko, sinzi uko ubu nazita mu kinyarwanda. Ubwo ndaza kubigugoringa kuko ibi biri mu cyongereza. Ndabishyira muri commentaire cyangwa description uko byitwa mu kinyarwanda, kuko ibi biri mu cyongereza. Dore price yabyo ngiyi wangu. Ibintu byahenze amaguru y'inkoko yahaho, namenye ko mbisobanura ko biriya bice bindi cyangwa se biragoye kubivuga mu kinyarwanda. Iyi niba nayita ngo chicken breast, ni nk'amabere y'inkoko, niko nabyita. Ubwo simbizi, ndabigugoringa ndababwira uko byitwa. Umuhungu wanjye rero imyenda ipantaro ye, kuko naberetse ko muri Costco naho habamo imyenda. Naguzemo ipantaro y'imwe, inyama. Dore igiciro ni iki, ariko igiciro ndaza kugishyira muri commentaire hasi. Inyama ziseye aha nzajya mbereka uko nzikoresha, cyangwa se uko nziteka mu bintu byinshi, mu makaroni, spaghetti. Hari n'ukuntu nkora icyo bita chili beans, nabyo byinshi bisaba inyama, ariko ushobora chili beans kuyikora nta ntuza. Izi ni za cereal, izi nizo dukunda kurya. Iyindi mikati y'ubundi bwoko, iyi ibiri ni imwe naberetse, udashobora kugura umwe, ibiri. Iyi ngiyi nubwo yari ku madolari 7 cyangwa 9. Iyi yonyine muri superstore cyangwa Walmart ni amadolari 7, ariko aya mapaki abiri muri Costco ni amadolari 7 cyangwa 8. Hagati aho ndaza kureba igiciro. Murazi ko ntashobora gutekesha amavuta amwe.
simbizi byarananiye. Ibi nibyo nshyira muri salade yanjye. Nzajya mbereka uko nkora amasalade. Mayoneze aha nzayikoresha muri barbecue cyangwa se uko notsa inkoko muri oven cyangwa mu ifuru. Izi ni amasashi nkoresha. Mwabonye ziriya nkoko n'inyama n'ibiki, mfata isashi imwe ngakatamo kabiri ziriya nkoko nkazishyiramo hano, cyangwa se iriya mikati nkagenda nyigabanya. Amafuru naguze strawberries cyangwa izi ni grapes cyangwa haze kuko zari kuri rabe. Naguze amapaki abiri. Brokoli kuko nzirya muri kohasiyo, naguze amapaki abiri kuko n'umuhungu wanjye nawe arazikunda. So isashi imwe ntabwo yatumaze iminsi ibiri. Muri Costco bacuruza udushashi tubiri twa karoti, so ntabwo bazikata, ni nk'igishashi kimwe baba bashyize, ziba zimeze gutya. Croissant yari ku $7. Aha naho croissant nshyiramo cheese cyangwa fromage, ngashyiramo either spinach cyangwa se romaine heart. Nzabereka uko ndya izi croissant cyangwa nshyiramo umureti na cheese, byose nzajya mbereka uko mbirya. Simbereka ibyo naguze gusa, mbereka nuko mbikoresha. Iyi ni baking soda. Iyi niyo nkoresha nk'iyo ndimo ndakora isuku, nk'isafuriya yashiririye cyangwa se hari ibintu byanze kuvamo, nkoresha iyi baking soda na vinegar n'amazi ashyushye muri robine, nkabireka nk'iminota 5 ku 10. Iyo ngarutse byose biba byashizemo. Muri make biba byoroshye, biranyorohera kuyoza. Izi ni za muffin. Reba ukuntu kimwe kingana wangu. Naguze blueberry, ngura ni hari white chocolate y'umweru, byari ku $10. Ibi bibiri kimwe ni kingana n'urushyi rwanjye. Ibi rero nabyo ndi bubishyire muri ariya masashi mwabonye ya Ziploc, nkabishyira muri freezer kuko ntagishyize muri freezer guys, kuko mwibwira ibindi. Nshyiramo bibiri muri iriya sashe, nkabishyira muri freezer cyangwa deep freezer. Noneho umuhungu wanjye yagiye kuyifata aterura agasashi kamwe kuko ni binini cyane, ariko iyo ntabigenje gutyo muraza abatineje nyine babipfusha ubusa uko bishakiye. So iki kirimo ibikombe 5 nibyo dukoresha gukora isuku. Byica ama germs cyangwa se za microbe 99% iyo ntakoresheje vinegar n'amazi ashyushye. Kubera grippe imaze iminsi muri iyi nzu, navuze reka ngure iki ngikoresha hano mu nzu. Nshobora kuzakora video y'uko mbigenza, cyangwa se akenshi
bihanaguza muri douche ariko simbishyira kuri miroir. Ni toilette na lavabo hasi atari indani, hasi nk'iyo amazi yamenetse cyangwa se ubona hari imikoro ukuntu. Iki kimwe kijya muri douche, ikindi kigasigara hano muri cuisine, ibindi ngabishyira muri storage. Ndibaza naberetse ibindi byose. Je pense iki gikarito cyose kirimo ubwoko bwinshi. Dore France ni iyi. Yeah. Ibi ni ibindi sereyale, ibi tubirya hamwe n'umukati, haba ari muri ya yindi y'ibizeru cyangwa se ziraza penkupe, byose birashoboka. Nzajya mbereka uko mbirya mu gitondo, cyangwa se ibi byose uko mbirya nzajya mbibereka, apana kubereka ibyo naguze gusa, simbereke uko mbikoresha. Muri make mba mbereka kugira ngo nimugera hano muzamenye muti ibi bintu bikoreshwa gutya cyangwa se bigenda gutya. Kandi nongere mbashimire ukuntu musangiza amavideo yanjye. Ni ukuri murakoze. Ubwo ngiyo video nari nabateguriye. Aha nakoresheje amadolari 300. $78 n'amasu 8 y'amakanada by the way. Ubwo rero mwareba ayo mu gihugu murimo, ariko buri kintu cyose nshobora gushyiramo buri kintu cyose igiciro cyacyo muri commentaire cyangwa description below, kuko kuvuga kimwe ukwacyo biragoye. Ubu akazi gatangiye ni ugushyira bino byose aho bigomba kuba. Kandi ubu hano twe turi 2:48 z'ijoro. Ubwo ni ukuvuga ngo ndabirangiza byonyine gusepara ziriya nyama mu masashi atandukanye, kuvuga ngo izi ziseye ndazikata gutya, haravamo aya masashe. Inyama zisanzwe, inka, inkoko zose mba ngomba kuzishyira mu masashi atandukanye. Ntabwo nkunda kubishyira mu isashi imwe, kuko iyo mbikeneye kubidekonjera byose wongera ubisubiza muri frizeri ntabwo ari byiza. So niyo mpamvu mbishyira mu masashi atandukanye, kugira ngo niba nkeneye inkoko uyu munsi cyangwa se nk'ubu nakoze ibyo tuzarya, lisite y'ibyo tuzarya ukwezi kose. Niyo mpamvu nagiye guhaha nkurikije lisite y'ibyo nakoze ukwezi kose. Ibi byose nzabiteka, ntabwo mvuze iki ngiki ariko inkoko ziri hariya hirya, niyo mpamvu ndimo ndakora hano. Ntimugire ngo umuntu arabiteka, ziri inyuma ya za muffin. So harimo ibintu byinshi bizagendana n'izi nkoko n'izi nyama n'ibiki. Nzajya mbereka uko nazitetse, amasalade nakoresheje muri salad dressing, uko nakoresheje mayonnaise, ibintu nk'ibyo. Sawa rero, umwami arabakunda kandi nanjye ndabakunda. Mugire ijoro ryiza, mugire igitondo cyiza, mugire umunsi mwiza. Biraterwa naho undebera uri cyangwa se isaha undeberaho, byose birakunda. Ndabakunda kandi umwami arabakunda kundusha. Bye for now.